dushimire Imana tuyikorere kugira ngo uruhare nanjye nkagira uruhare Imana yabisoresha Uno munsi ni uwanyu
neza ndetse mukareba n'umuco n'abana barahashe n'ubufite abahanzi natwe iwacu n'umuco ndagira ngo nanjye iyo bitambere bava ku muco basenga ku Imana ndabizi ko imisozi myiza ari myinshi ndagira ngo mwihangane mwemerere murakoze niba mu gihugu kinyaga ndagira ngo mwemerere n'ubundi muri aka kanya kuri igitaramo cyiza twari turimo cyo kubakira ndagira ngo mwemerere muri aka kanya igitaramo cyacu tugikomereze ku bisanzwe nibyo ugiye kugusakuza ariko ntacyo uba washakuje reka nanjye nyinshi sabu sabu nawe ndabasaba sabu nyine abishobora ndumva ari bwa bundi numva ari bwa bundi mfuru wacu rwose kandi ni bwiza nuko rero ubwo bushimye ndagira ngo mu byubahiro byanyu musubire mu ngingo byanyu muco kabone dusangize n'imiryango yacu murakoze turanezerewe turashimye kandi ubwuzu mwatwakiranye tubashimiye ibyicaro byiza mwaduhaye kandi tubashimiye amazina yamaze kutugeraho turagashimiye kugira ngo muri mfura cyane ibyo ngibyo ibisanzwe muri mwebwe ariko kandi dufite ubutumwa bw'umuryango naje nzanye kandi nzanye n'umuryango utari mutoya uyu munsi rero nk'uko ubizi muri tariki ya mbere y'ukwezi kwa Mata ni umunsi dufitanye isezerano ngewe nawe ese urabyibuka ndabyuka cyane urakoze cyane tubibwiye rero abatari bahari n'abari bari tukabibibutsa urubuga iwacu dusaba umugeni hanyuma umuryango ugomba guteranya kuko narakubwiye ko umwana wo mu muryango nawe ubyubahiriza uzana n'umuryango wawe nawe utari mutoya nk'uko urupfu biteganya urasaba turaguha turagukosha nawe uradukwera hanyuma rero tubagana ko uyu munsi tuzaguhekera nagira ngo tubwire ko uyu munsi twaguhekera murakoze cyane isubirana ariko urakeka ko wakubonye kuko nasanze n'abarimo yisanga yakiriwe n'urungano ariko nagira ngo by'umwihariko kandi no ku butumwa muri musabe ageze ubu Flugence nabyemera arabihamya sindi buvuge ngo turagurana kuko turakijijwe ariko bombi begereje ubu hanyuma bigire hafi guherukana cya gihe atambaye imyambaro ariko uyu munsi niko yatwashe ibyo kumwambika abarerewe kugira ngo arebe Flugence hanyuma rero burya habaho kamarampaka Flugence nibwo nasetse ndamenya ko ari wasibyo ubwo nawe ibintu uri bumwibarize ubwo Flugence yamwemeye akabona n'ubundi sinzi aho uri buhere nawe hari ikintu ukuraho maze rero kwirirwa maze Flugence n'abadodobora muri ibyo yasetse yemeye nyakubahwa Asikari nagira ngo umwanya umpaye gukoresha neza
baturutse mu majyepfo abizi kandi urugendo rwabo baruzi ko rungana umunsi nawe uciye ikigo ariko tugomba gusubiza umutungo umuryango rero w'Imana umpagurirwa mu kukuzanire ushyikirize umuryango bamwe batumugerayo ntubahe umurerwa gusa ahubwo babwire ko nk'ababyeyi twatekereje tukabona utakwifasha kubakira abana wenyine turabizirikana dukora aho byabaye mu muryango turavuga tuti umunsi tuzaza mu murerwa tuzakuzanira n'umusanzu wo kugufasha kubakira abana turabizi ko hari aho ugejeje ariko burya urugo rurashyigikira ndagira ngo rero unyemerere wakire uyu musanzu wo kubakira abana urakoze cyane hanyuma kandi mubwire ko ni umushyitsi utaha ntuze kugira umwanya utakaza kurashaka aho turi burare ahubwo tubataha uyu munsi maze rero uza kubona igihe kigeze kandi ukabona ari byiza uze kugusezerera tujya kuva ibyo twabonye n'ibyo twumvise tuzagaruka urakoze cyane arakoze Damascene igihe nikigera nk'uko wabivuze ukadusaba icyo nacyo wabivuze turakimuha ariko ntabwo ari mu kiguhe byiduze Imana urabyihanganira rero ariko kandi aho wavuye ndahazi nanjye nabyumvishe kandi ndahazi kandi nubwo n'ikirere cyacu ndakireba nubwo gica amarenga ariko icyo tuvuga turacyumva tuza rero mu muryango wacu ibyo usabye ibyifuzo cyawe hano iwacu ni ukuri rwose tukageranye yombi reka rero bagutera amashyi bagushimire muri kano kanya rero imbere y'umuryango wa Damascene na Innocent n'imbere y'umuryango wacu na Cosima ndagira ngo duhamirize imbere y'Uwiteka n'imbere yacu kuko uyu ni umugeni wa Satani reka rero baguhaye none bakugura n'uyu wa Satani amashyi menshi rero ugende mwiza rero Clenie rero hanyuma ariko ntabwo uri bugutindire ubwo niba icyo wadusabye murakoze mumfashe tubongere amashyi ababyeyi bacu baganiriye neza cyane rwose ni igihamya kidasubirwaho cy'urukundo rufite ireme uko Imana yemeye kubahuza mwembi nta kabuza birimo umugisha imiryango yanyu n'inshuti baranyuzwe muratsinze ku mugaragaro ariko ibi ni intangiriro y'ubuzima muzabwubakire kuri Yesu niwe cyuzuzo Imana iguhaye ingabire y'igiciro azaguhindukira umugisha ibyishimo ndetse n'amahoro niwe cyuzuzo Imana iguhaye ingabire y'igiciro azaguhindukira umugisha ibyishimo ndetse n'amahoro kandi ibi ni igishushanyo cy'ubukwe bw'ijuru turi hafi kuzataha aho Yesu azaba ari umukwe turabageni mbega ubukwe ndabugutuye abamarayika bazaba badukikije bambaye
n'umuhungu wanjye ntabwo yankundiye isemu yanyeretse igitaramo cyiza mu bantu kandi nifuza kumuha impano kugira ngo azajye yiyungukiraho nk'uko yamureze kandi zisemu. ndashima Imana ko umwana ari intwari cyane mu rugamba. Ubwo rero nanjye nifuriza no kumwitaga kuko twagira ibihe byiza atigeze asuzugura bene nanjye kumwitaga kandi azabyara neza. Kwanza ushike yuko tueleza ile kumbuzi kwa watu tuongee mumuha amashyi menshi cyane. Murakoze mwese nabashimiye cyane by'umwihariko nashimira ababyeyi n'ukuri imbere y'abantu nta kintu mbashimye ntacyo mutaboroye ukaba nabagize igihe cyo nanjye nakwishimira urwanjye rugo nimubikesha n'abandi imbere y'Imana n'abantu ndabashimiye kandi n'uko nabona bashimira n'umuryango wanjye n'ababyeyi murakoze cyane. Mumuha amashyi menshi cyane. Iyo foto y'urwibutso hanyuma twakira n'abandi bantu. abana bacu ni imbuto bazahinge beza kandi bazajya w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha. Data mwiza wo mu ijuru nk'uko kera washyingiye Adamu na Eva ngwino uyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe. Urukundo mufitanye rukomeze gukura amanywa nijoro niyo mpano tubasabiye. Mufatanye byose musangire byose murajye musenga natwe tuzabazirikana. Umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe. Igihe kirageze musezeye ku babyeyi Barakoze cyane murabizi ko biva mu gusenga. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Turi kugera ku musozo. imigambi yanyu kubaho natwe abagize famiye umuco turushaho by'abanyeshuri kandi twifuje kumuha impano kandi twifuje kubona
aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe. arakoze umusangiza w'ibiganiro nyemerera nanjye nyakubahwa Damascene n'umuryango wacu Flugence twabanye neza mu busore bwe. Aba bantu mureba hano ni itsinda Twigire, ndagira ngo muri kano kanya tubigezeho impano nyakubahwa perezida w'itsinda avuga n'ijambo ryiza n'impano. murakoze. murakoze cyane. Flugence ni umuvandimwe wacu twabanye bikomeye, none abaye umwuga. Natwe rero nk'itsinda Twigire hari inkunga twamuteguriyeho kugira ngo nawe y'intambwe yateye yo kuba yabaye umuntu w'umugabo kandi izamufasha mu rugo rwe. tubaha amashyi menshi cyane. Twigire rwose, Twigire ntabwo premier ngira ngo nabari arabigaragaza. hanyuma bari bambaye bategura kubona ko bakiriye umurerwa ukabona ari byiza bahite bagira ngo guheterere zaba ngwino bago bamubatije kugira ngo abamenyereza Clenie maze rero nk'uko wabonye kuri umuryango yewe ndasezera ariko nyuma yanjye hari undi kuko ntawe undi yavuze niko yavuze aravuga ati byiza nuko ngenda kugira ngo ntabwo nashakaga nanjye. hanyuma rero bageni twamuhaye ntabwo ari uwo uhora atinya akwiye no gutinyuka. ubwo rero uri inyuma yanjye arabijura ububasha arabikubwira niba ugiye kuva umwanya iyo wisezeye maze umegenda nanjye aho ugahora bari n'ingendo y'isazi. urakoze rero ndagushimira. urakoze cyane ugiye yukunze ariko ubwo niba ari yamvugo ukoresheje yasezerera umugaragu wawe, niba ari yamvugo iyo gusezerera batarafite sinzi uko tubyakira. uraza kumuha umwanya akeneye kumenya aho wagiye
Flugence kugira ngo aho tutazanye umunsi muzaze neza ubundi muzamenye aho babisanga ariko kandi arakubwira n'ibindi ntabwo tugira ahubwo tujya kubwira kandi ni byiza ndabasaba urakoze cyane ariko kiri aho yemerera ngeze mu nzira kandi bigira itaka maze niba gutwaza bageze mu rwego ndasaba rero ko duhaguruke dusenga Imana tugeze ku musozo w'ibirori ariko kandi dutegereza ko hari n'ibindi biri inyuma kandi twifuza kubana nawe baranabagiye ariko muri muhango usigaye marira n'ibiriho ukomeze dushyigikire ariko kandi umuryango mushya wa Flugence wubakiye ukuri Imana murakoze gendana nabo mu izina rya Yesu Kristo. abageni twari tugiye gutwikurura kugira ngo batangire baba abakozi bya byubahiro byabo twabagombaga twabibahaye ariko uyu mwanya tugezemo ni umwanya w'uko bagiye gusubira mu buzima busanzwe. Icyo twari tugiye gukora rero ni umuhango wo gutwikurura. Gutwikurura rero nk'uko bisanzwe bigenda mu Kinyarwanda ni umuhango wo guha abageni amata ndetse n'abana tubifuriza kuzagira umugisha mu rugo rwabo tunabifuza kuzagira abakobwa n'abahungu. Niyo mpamvu mubona yaje gutwikura umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu bakabishyira ku bageni kugira ngo babatwikurure babahe amata. Gutwikurura kandi ni umuhango wa Kinyarwanda ujyanye no kugira ngo umugeni asubire mu buzima yahozemo nk'umunyarwanda cyangwa se nk'umukozi. Mu gihe cyatambutse byasabaga igihe kirekire kugira ngo umugeni atwikurure. Ntabwo umunsi bagashyingiweho ari umunsi atwikururwa byagendaga bikurikirana, ariko muri gihe cya none kugenda tubishyira mu gihe kigenda biziyo umunsi umwe ubuhagije. Niyo mpamvu rero mubona babaye bashyashya, niyo mpamvu umuntu umugeni wacu agatimba atakikarimo, ni ukuvuga ngo babaye abageni bashyashya, babaye abantu basanzwe, babaye nkatwe. Harimo kandi n'umuhango w'umuryango w'umukobwa cyane cyane uba wazanye iminani yo gushyigikira urugo rw'abageni, kuko ruba rukiri urugo rukiri urugo rwiyubaka, ruba ari urugo rukeneye byinshi. Muri iyo byinshi rero batumurikiye ibyo batuzaniye byo kuzafasha uru rugo. Ndagira ngo batangarize itangazo rimeze ritya: muri iyi karitsiye uyu munsi urugo rwa Flugence ni rwo rurimo ibintu byinshi kandi bishyashya. Ibyo ntabwo ari amakabya nkuru. Ikindi kandi kwa Flugence uyu munsi naho hantu urari ibintu byiza, nubwo ari byinshi ariko ikirenze niba bishyashya. Uhereye ku mugabo ugahera ku mugeni bose ni bashyashya. Ageze no tubakoresha, tugiye kubakoresha rero kugira ngo banabagaragarize imigabo n'imigambi yabo, ariko ntibavuga mbere n'intore nkuru y'umuryango wa Flugence twafatanyije gutwikurura aba bana. Ndagira ngo mbe muri se ijambo, hanyuma ariko nabo bitegura ko mu kanya bakatubwira uko ubu ngubu ari abagabo n'abagore, dore uko ndetse n'abasore n'inkumi murakoze. Kugira ngo mumfashe tumushimire nyakubahwa Oscar uhagarariye umuryango wa Clenie. Twamaze kumenyana kandi twamenyana bihagije ko tumaranye igihe, kubera ko ari urujya n'uruza w'umugani nka wa muyira w'intozi nk'uko umunyarwanda yabivuze. Uvuze byinshi mu mpamvu itumye turi aha ngaha, njyewe ndavuga bikeya ariko kandi bimwe ndasa naho nanabisubiza.